Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Abari mu gitondo, abari ku manywa, abari ku gicamunsi, abari nijoro, buri wese agubwe neza aho aherereye. Kandi tubabwira ngo turabakunda. Muri iki gitondo cyo kuwa gatanu tariki 5 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2024, tujye kubagezaho amakuru yerekeranye na business isobanutse ariko ku ngingo ya P network. Iyo tugiye muri P network kugira ngo twinjire muri Pi browser, buri gihe ni kuri ubu ariko tunyura muri application ya Pi network. Umuntu wese ushaka kugira amakuru menshi agarukaho kuri Pi network, bigusaba kwinjira muri Pi browser. Na cyane ko Pi network buriya izavaho application igasigara ari utility cyangwa se imwe muri platform zikorera muri Pi network. Icyo gihe rero bizaba bibarizwa mu cyitwa Pi browser. Iyo rero ugiye kujya muri Pi browser, buri gihe unyura muri Pi network. Iyo umaze gufungura application yawe ya Pi network, uhitamo igikorwa ushaka kwinjiramo, kwinjira muri Pi browser, unyura muri Pi network, ukanyura aho ushaka. Cyane cyane muri Pi browser niho ibintu byinshi bizimukira. Kuri ubu ngubu rero, niba hari amakuru, niba hari icyo, mbese buri kimwe cyose cyerekeranye na Pi network mu buryo bwimbitse, amakuru uyabona unyuze kuri Pi network, ukinjira. Wamara kwinjira ukajya muri Pi browser, wagera muri Pi browser ugahitamo utility ushaka cya platform, ukayinjiramo, ugatwita application nayo ukayinjiramo. Wamara kwinjiramo ugahitamo umushinga runaka. Reka mbaho urugero nk'iyi twabonye ejo, Pi showroom Indonesia. Uroye usanga ni nka application bien sûr, ariko nanone ni platform, sibyo? Ariko ikongera ikaba umushinga. Na Pi network buriya ni application ariko ikaba platform, ikaba n'umushinga. Reka tubyite gutyo kugira ngo tubyumve neza. Rero ikintu cyose uzajya ukora cyangwa ushaka kumenya, kureba cyo muri Pi network, byinshi bibarizwa muri Pi browser, na cyane ko byose ariho bizimukira, uzajya unyura muri Pi browser, muri Pi network, mu gihe Pi network ikiriho itarakurwaho. Iyo rero winjiyemo ukagera hano tumayiningira, tuhita kuri dashboard, unyura hano mu dukoni dutatu ibumoso hejuru. Benshi nzajya mbivuga kugira ngo barushe, kuko hari abatabasha kubisoma nyine. Mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, igihe biba bigoye kubivugiraho tunabikoreraho, ariko nta kundi byagenda bitewe na network tuba dukoresha. Muratwihangana, tuba tukiri nkene. Mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, hari igihe mw'abantu mwe network ibyuka yabaye akasamutwe. Reka mbabwire, umuntu yarabyutse mu gitondo hari mu gitondo saa 11 ngira ngo aho ngaho hafi n'igice, ajya kuri Pi yagapfe, bakamwereka ngo yakurura, bakamwereka ngo poor network connection. Aranyandikira ababifashe screenshot ati turashize. Waye iki? Ati ntabara. Ati Pi yanjye barayijyanye.
pi baba barayijyanye. Yewe se ufite ikihe kibazo? Ati pi barayijyanye. Ese bayikuye muri telefone. Tunanirwa kumvikana. Ntabwo mbabeshya, twananiwe kumvikana. Ati pi yanjye, ati barayijyanye. None nyoberwa ikintu batwaye se. Ni application batwaye, ni pi ya mayininze batwaye, nanirwa neza kumenya ikintu batwaye, kubera ko atarabisobanukiwe. Nawe ubwe ntabwo yashoboraga kunsobanurira ikibazo afite ngo ntumve. Ibi bijya bibaho, ugasanga umuntu afite ikibazo ariko akagira ikibazo kitamuturutseho, ahubwo akagira ikibazo wenda giturutse kuri telefone. Ari telefone ubwayo ifite ibibazo byihariye bitewe n'imiterere yayo, imbaraga zayo, wenda irashaje cyangwa se ni ntoya, kwakira ibyo bintu birayiremerera, iracikacika, ariko we ntabwo abisobanukiwe. Telefone ntivuga, ahubwo telefone ikugaragariza ibijyanye n'ibyo ubona, ukabona igisubizo ifite. Noneho biramuyobera, noneho nanjye urumva nyine iyo atabisobanukiwe, nawe kugusobanurira biragoye. Iyo bigoye nawe ntabwo byumva, na cyane yuko uba utabirora. Biranyobera, bimaze kunyobera, icyo nakoze twarayoberamo. Mu kuyoberamo rero nibwo naje kumubwira nti ariko njye mbona poor network connection. Ndamubwira nti ufite network nke, nashyizemo mega nyinshi. Ntabwo mega nyinshi zibuza interinete gucika. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ikibazo gishobora guturuka kuri interinete bwite, ubwo noneho bivuye kuri telefone bikajya kuri interinete. Wajya kubona ukabona interinete ni ikibazo. Iyo interinete wibuka yuko ntabwo wowe ubwawe ari wowe ufite iyo sisiteme ya interinete mu biganza ngo uyiyobore uyige, no, ntabwo ari wowe. Niba atari wowe, byumvikane yuko uzahura n'ikibazo cy'uko nibikugora uzihangana. Ndagira ngo umenyeshe benshi yuko iyo atari ikibazo cya telefone, kiba ari ikibazo cya interineti. Ibyo biveho. Iyi interineti iraza ikafekita iyi sisiteme ya Pi network nk'uko mubibona, ariko icyo gihe ntabwo ugomba kwibagirwa yuko na sisiteme ya Pi network ubwayo igira ibibazo. Ibyo nibaye bitatu, noneho ukongeraho icya kane cy'ubumenyi buke muri ibyo bintu, ntubashe kugenzura ngo umenye ngo ni iki ngiki, ni iki ngiki. Aho rero urahababarira. Ako nako karakanyuzemo, kandi ni ngombwa mujye mwihangana tubinyuzemo kugira ngo turusheho kugenda. Hano turi muri business isobanutse, by the way, mbabwiza ukuri, turi muri business isobanutse. Vana ubuginga muri telefone, vana ubuginga mu mutwe, vana ubuginga ku rurimi, vana ubuginga mu maso, vana ubuginga iruhande rwawe rw'abo bantu bagukikije. Barakubeshya. Hari abandi babisobanukiwe. Nta muntu umwe ubaho uzi byose, ntibibaho, kuko ibyo yamenye yaje abisanga, kandi ibyo yamenye yarabisize. Hari abo yasanze araza akanabasiga, hari abo yasanze bamwe bakamusiga, hari abo atasanze baza akabasiga cyangwa bakamusiga. Nta muntu umwe umenya byose. Nanjye bimbabwira, ejo hazaza undi, kandi hahoze undi. Nta muntu kamara. Icyo dukora ni kimwe, ni ukuvuga ngo ntabwo tubyumva kimwe. Ngaho wowe vuga uko ubyumva, ariko ntuhora abandi ko batabyumva nkawe. Ariko ntubure kubacyaha igihe ubona nta handi bakura ibiruta ibyo ngibyo. Niyo mpamvu buriya ducyaha abantu. Iyo ducyaha abantu ntabwo ari ukubanga, si ukubirataho, si ukubiyemeraho. Reka da ngo njyewe ngo ndabisoma, wabyize ryari? Sejo. Ibintu abantu ni magirirane. Twakomeje.
ako kari akanyuzemo twikomereza. Iyo rero ugeze handi tumayiningira kuri dashboard, mwabibonaga mu kanya internet zari zabaye kasamutwe, ukanda muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru. Niyo mpamvu nababwiye ngo nzajya mvuga mbereka rimwe na rimwe cyangwa se mu magambo, none ibyo mvuga wowe usoma mu birori, ariko hari igihe twibagirwa yuko hari abatabasha kubisoma ngo uvuge ngo Pi browser, ibyo bintu se ko bitari mu kinyarwanda akaba ari cyazi cyonyine. Pi utilities warabona ngo utilities, tugomba kubafasha. Pi azi kubisoma ni Pi, nabwo azi Pi, ntabwo ari Pi. Home abona home, mainnet abona mainnet. Urumva tugomba gufasha abantu. Mwihangane turabikora nkabigisha abana b'ikiburamwaka cyangwa se gardienne, ariko attention tuzari tubikora dutya mu rwego rwo kugira ngo dufashe benshi tubisome. Noneho uko tubivuga, niba twagize amahirwe, abyita amahirwe ntabwo ari ibyo twarushije abandi, ni by chance, ni kubw'amahirwe twabimenye, suko hari ubushobozi twabarushaga n'iki. No, niba rero twagize ayo mahirwe, reka tujye tubisoma rimwe na rimwe cyangwa kenshi tunabigaragaza. Nanahura nabyo avuga ngo ni bya bindi bita mainnet, ni cya kindi bita Pi browser. Mwabantu mwe tujye dushyira ubumuntu mu bintu, tujye ubumuntu, ariko ubundi ni ubuntu mu kinyarwanda. Nanjye nabyize ntyo cy'ukuri ni ubuntu, cyangwa se reka ijambo rimenyerewe n'ayariho ntabwo yahozeho n'amahangano n'irihanzwe, tujye turyemera tumenye ko risobanura cya kindi. Ni ubumuntu, tujye dushyira ubumuntu mu byo dukora, dushyira ubumuntu mu byo tuvuga, dushyira ubumuntu mu byo tugambiriye. Iyo rero tugiye muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru, ho ukabona urutonde rw'amagambo, ukakanda kuri Pi browser ako ka gatatu, ukazamuka ukajya hano mu ibara rijya kuba umutuku, iyo twita move cyangwa se move. hariya ni iki? Hanyuma hari amagambo y'umweru ngo sign in to Pi browser. Ari igihe tubivuga twihuta ntibabyumve ngo sign in, ubwo se bamenya harimo amagambo angahe? 1 2 3 4 5, ni amagambo 5, ariko ndavuze nti sign in to Pi browser, ubwo se bamenya harimo amagambo angahe? Agomba kuba ari ibintu yize cyangwa se anyina bisobanukiwe. Sign in to Pi browser, kandamo Pi browser, sorry, ntabwo ari browser, it's browser. Yego, erega hano muramunize aba harimo no kwiga. Hari rero bivuga gutya abantu bakaza bagaca ruhinga nyuma, icyo twita inbox cyangwa mu gikari, ngo nka bagasaza ngo bireka akagutuka, none ukasimbireka, none uka ntago ngabonye ukibiro akaba jewe ndakomeza kubera ko mfite uwo mbwira ngo ubwira uwumva ntabwo avunika. Uwumva ninde? Ni wa wundi ufite icyo akurikiye. Wowe ni ubanda urugi. Rero iyo umuntu abanda urugi kubera ko ababaye, nuko azi yuko rero rukinguke akabona ubwihisho. Rero umuntu wese ushaka kumenya atitaye kuri comments mwanditsemo hano, izintu kazigira gute, ntabwo ari bubyiteho. Icyo ari bwiteho ni isomo. Atamwihangane, dore internet yabaye ikibazo, kandi ntabwo ari ngewe wabiteye. Ngewe ndavuga gusa, nkafata na telefone nkashyiramo umuriro, dore urimo, ariko ikibazo ni internet. Cyangwa se ushobora kuba ari telefone, ariko telefone uko nyizi ntabwo ari uko yakoraga, ahubwo ikibazo niba atari system wenda yahuriyeho n'abantu benshi cyane, niba nabyo bishobora kuyinaniza kuko bijya bibaho. Ariko ikigaragara kenshi ni internet. Buri turakomeza tukagorogoza, nkuko nanjye iyo ngo ryamye bangoragoza, nkuko nawe nungo ryama bazakugoragoza. Ari umukomediye cyangwa se umunyarwenya bita Kakajwi, nabo ntetse kubona video ye asobanura ukuntu yise Kakajwi, saka bifite ishingiro. None baramubaza bati kucyutukana, ati so kubera mwebwe n'ubugigira bwanyu, ati nzajya mbaha abanyoko. Ariye rero muzumva kenshi nkoresha nti bazaguha Kakajwi, mba mvuze ngo bazaguha nyoko, ariko ntago ari wowe mvuze wowe ubyumvise. Ndimo kuvuga muri rusange, nanjye ndimo, nanjye bazampa mama. Rero mvuze ngo baraguha Kakajwi, mba mvuga iki? Ibyo ngibyo Kakajwi aba avuga. Nge rero ntago ari ukubandagaza, ahubwo n'urwenya ruba ruriho. Ibi rero ntago ari njye ubikora, ko atari njye ntago ngomba kubizira. Iyo twapanze kubakorera igikorwa, data yajyaga apanga urugendo cyangwa ategura urugendo, ariko agategura n'isaha ari buhagurukire. Dore ni ikibazo cya internet.
ntabwo ari rwose, nta nubwo ari uku nguku bijya bigenda muri hangana. Iyo rero urugendo rwe rutabaga nk'uko yaruteguye, ngo pabundi ni igiswahili ariko nyine byamaze kwinjira mahuza. Iyo byabaga nk'uko atabiteguye, isaha agasanga isaha yateguye yarenze, urwo rugendo yararusubikaga. Ariko mu by'ukuri naje kwiga nyuma y'uko yagombaga kugenda, ariko urumva igikorwa yagombaga gukora mu gihe gito yakigezeho mu gihe kirekire kubera gukomeza umutwe. Rero nidukomeza imitwe hari igihe ibintu bizatuzambana. Na hano rero igihe telefone yanze cyangwa se interinete cyangwa systeme ihangana ugoragoze gusa ntibifungutse bazandore. Hanyuma rero tugeze handi muri Pi browser nkuko nababwiye, ugira ucya ahantu tujya kunyura. Reka napazana nababwiye ikintu tujya kuganiraho ni umugabo wita Kosasihi. Nzababwira amateka ye, ndimo ndayakusanya. Uyu mugabo Kosasihi ni muntu ki, tuzabigarukaho. Ariko icyo ngiye kubabwira, ndashaka kubereka inzira muzajya munyuramo mwebwe ku giti cyanyu nk'abapayiniya ba Pi Network. Ntazagira umuntu wongera kubabwira ngo niwe muhanga, ngo niwe ubizi, ngo na utari warabivuze bitarabaho se, bivuze yuko utari ubizi. Ba nyirabyo babizanye nibwo ubimenye. Ubwo se wari ubizi, ubwo se ubirushane, urabirushana nyirabyo se, ubwo ni ukuvuga ngo uri nka twese. Nawe ntabyo yarazi, yarabivumbuye. Abivumbuye abigira ibye, abigize ibyo arabituzanira. Ubwo ni ibyande n'ibye. Reka twigendere rero, nimba yengeye kubereka inzira tunyuramo kugira ngo tumugereho, turebe ujye uhanyura uyirebera ibikorwa akora umunsi ku munsi. Yego nushaka kubyuka mu gitondo uvuge tukanjye kureba Kosasihi. Impamvu mbabwiye Kosasihi, uyu mugabo niwe umeze nk'umuntu ushyira akadomo ka nyuma kuri imwe mu mishinga cyangwa se reka mvuge ngo myinshi yo muri Pi Network. Rero ndabasabye ngo mujye mumwitondera. Nongere subiremo, mbasabye ko muzajya mumwitondera mu gihe tukimufite muri core team cyangwa se muri Pi Network projects, mu mishinga Pi Network. Iyo rero ugeze hano kuri Pi browser rata, winyurira hano handitse ngo blockchain. Blockchain ni uruhererekane rw'ibikuta. Maze gukandamo karafungutse. Funguka internet yabaye ikibazo, ntabwo ari njye wayiteye. Yego urazamura ukazamura ukagera hariya hasi handitse ngo source code. Kuvuga ngo source code ni inkomoko ya code, isoko ya code, niyo nkomoko nyine. Ukandamo hariya hasi haheruka mu ibara ry'ubururu. Iyo umaze gukandamo ureba hariya handitse ngo Pi apps, akarongo gahagaze Pi explorer. Explorer ni umuvumbuzi cyangwa se kuvumbura. Noneho Pi apps uyikandaho. Iyo umaze kuyikandaho tuzajya tugenda gake cyane kugira ngo buri wese arusheho kubisobanukirwa, twe kubivuga nk'ababizi. Hanyuma iyo umaze gukandaho ureba ahantu habiri, uhitamo ahantu habiri, hamwe mu hantu habiri ureba ahangaha handitse ngo, urabona munsi ya Pi apps muri ibara rya move hano handitse ngo overview, uko bibona. Noneho imbere handitse ngo repositories, murabona imbere yaho handitse ngo 44. Okay, ukanda aho ngaho, cyangwa ukajya hano hasi handitse ngo view all repositories. Rambura cyangwa se reba repositories zose. Repositories ni iki? Repositories ni ububiko. Repository ni ububiko. Mu bijyanye n'ikoranabuhanga ni ahantu habitse buri kimwe cyose muri iyo system cyangwa se muri iyo ecosystem. Reka twikangira ahangaha handitse ngo twe kujya kuri overview. Imbere yaho hari handitse repositories 44 cyangwa se 44. Kandamo. Numara gukandamo birafunguka. Ibi ntabwo ushobora kubikora udafite internet.
niyo mpamvu mbabwira ngo ariko reka se nkuvuga aka kantu se nk'uwamamaza. Hari abantu bavuze ngo ngo twabonye payi z'ubuntu, ninde wazishe z'ubuntu? Coco gose nanjye ndababwira nka kakajwe, uvuga atyo ni igicucu, ariko uzi ubwenge ntiyabivuga. Jewe nshora amafaranga muri ibi bintu 3,000 ku kwezi. Cyo ni icya mbere nshora. Ibi 3,000 mbiguramo internet y'3,000 ya Airtel Tigo, bampa gigabyte mu masaha 28 ikanashira hakabwo nongeraho ya 500. Sha washima yashima Airtel Tigo. Iyi gushiranyo hari icyo bita boost. Iyo waguze y'ukwezi wemerewe kugura ya boost ya 500 izarangirana n'ukwezi nayo bitewe n'igihe uyiguriye, bakaguha mega niba ari 3,000. N'ubu ngubu iyi ngiyi yinshiranye ndacyakoresha ya yindi kugeza igihe nk'ubizashira ku itariki 16 nzagura indi ya 500 mbishaka. Saba abantu n'abagabo akunda kamamaje. Noneho ibyo ni 3,000 ku kwezi. Jewe maze ninjiye mu kwezi kwa karindwi itariki 21 mu 2021 para ayo mafaranga ugeze ubu, kandi iyo paka yari itarabaho. Naguriye MTN akabugwo nguri y'5,000 ku kwezi. Oya naguraga ya makeya ku kwezi nkasanga nkoresheje 6,000 kugeza ubwo haje izingizi turimuka umuntu amaze no gucika. Uzi gukora ibintu nta nakazi ufite ushakisha. Siyo mujye mureke nakino ngo nta gishoro. Kibazwa n'iki se? Shyiraho umwanya noneho. Umwanya ushoro wo bita umwanya n'iki? Uwo mwanya wataye. Aricyo kintu utekereza, aricyo kintu ushimikiye, aricyo kintu udafite ibindi ushobora gutekereza, ushobora gutekereza. Umuntu yari cyaratekereza atekereza indege, undi aratekereza atekereza igare, undi aratekereza atekereza imodoka. Uyu munsi akamaro ubifite mwese murakazi. Yewe uwo mwanya sinawugize, nawe utakaje kuri payi. Warize ukavuga ngo nta gishoro nashyizeho. Coco gose uvuga atyo wowe rata ubyumva ntago ari we mbwiye. Twagiye rata urero umaze gukanda muri depositories uraza ugashakisha uvuga ko ndari ibi ni biki, uti ibi ni biki, byo bita payi kamasa app, byo bita gerai payi. Uze uzamure babyita kuzamura ariko umanuka ureba ahantu handitse doa ni urugi. Hari ababyita doro bitewe n'ururimi bizemo, hari abize muri francophone ariko moi je suis un bilingue man, cyangwa se ambilingue, cyangwa se ntabyize byombi. Ngerageza kubyumva no kubigerageza, ntabwo kubijamburamo. Hari abantu bize ureke twebwe ariko nyine ntitwananirwa gusaba umugati cyo kunywa. Bring me some tea. Hari niko babyita mfako ndabirarira. Cyangwa se donne-moi du thé ni cyayi. Donne-moi du pain pakumugati. Nta cahanura. Hanyuma doa n'urugi. Rero bavuga ngo dors, en français, dors, c'est dormir. Gusinzira. Mon cher ami, il faut essayer de lire quelque chose, quelques mots, comme on le lit, uko bayisoma. Ijambo risoma uko barisoma. Il faut d'abord se débrouiller. Ugomba kwirwanaho no kwirwanaho bien sûr. Okay, gusa negaciye mura, gusa ntabwo nasomye na. Narasomye. Reka dukomeze dusome. Kana kuri doa nanjye nanisubiyemo doro usome nako ukandeho gusoma byabaye gusoma numara gukanda kuri doa. Okay, wahageze urabona pay up doa hari byinshi uri bubone ariko wimanukire hasi urebe door for pay introduction. It allows users to easily access and analyze data. Ibi ngo bifasha ababikoresha doa for pay, doa ya pay bifasha ababikoresha ku buryo bworoshye kugera no gusesengura
amakuru. Ulala. By mining data and creating statistical charts, PyDoa helps users understand trends and partners within the data they are interested in and make more informed decisions as a result. Ndabasha gusemurara avuze ngo abantu bavoma ayo makuru bakanarema aho basangirira amakuru y'ibyakusanijwe cyangwa statistical charts. Iyi PyDoa ifasha abayikoresha kumva ibicaracara ndetse n'abafatanyabikorwa and partners within the data they are interested, ndetse n'ibiri muri ayo makuru bafitemo inyungu muri yo, ndetse no kurema and more informed n'ibindi bikenewe mu ifatwa ry'ibyemezo nk'umusaruro wabyo. Ulala. Reka nkubwire, ntago nize ntibikira gusemura bagita ngo iki interpreting cyangwa se gusemura asikegare no gusemura, ntabwo nabyize, ariko ibyo mvuze murabyumvise. Functions, network stats. Hano rero ibintu bya networking, ibintu by'urufatanye rw'uruhererekane byara ibihekerane. Ako niko kamaro PyDoa for Pi. Wallets ni ibigega file. Mu Rwanda dufite ikintu bita amatsinda ibimina, ibigega, soko ry'imari n'imigabane, n'ibindi nk'ibyo. Ibyo byose financial institutions, those are wallets. Ntabwo nise entrepreneuria what sinzi ukuntu wabyita. Izo ngizo ni ntuza ni specific, sorry, ni professional ni ibintu biri professional. Ndeka kubyita uko ntaza kubintwaza mu bujiji, ariko ni amazina ajyanye n'umwuga. Wallet migrations, handi konti kuri konti, handi Pi zijya. There are top 10 wallets. Nukuvuga ngo hari wallet migrations, handi Pi zacu zijya, hari top 10 wallets. Wenda nazo byo tuzabimenya. Ibyo bigega 10 bya mbere. PyCon distribution, za Pi to mining ziva hehe? Icyo kigega kiziduha bite kiva hehe, cyavuye hehe? Ariko buri wakoza ngo isoko ya Nili, isoko y'uruzi runuru, biva he? Pi ifite isoko, turazimayininga ziva he? Ziranyanyagira zigakwira nk'urubura, ziva hehe? Shops ni amaduka. PyChain Mall, batanze urugero rwa PyChain Mall, LGKM. Ibyo byose iyi Doa for Pi irabisobanura. Reka mbabwire, singiye kubica mu mutwe ibi ngibi simbishoboye, nabatungiraga urutoki ngo ababishoboye muzajyeyo, ngibyo aho banyura ngaho. Rero tumanuke twigire kuri uyu mugabo Kosasihi, ari naho turi busoreze. Ari kumwe n'abantu batatu. Uyu we nta n'ifoto yigaragaraho, uwo bita Jakwanti 1120 babana ngahe. Hakaba Kokalis ari we nyiri umushinga, hakaba na Kosasihi. Ikandire hano kuri Kosasihi. Akantu ngiye kubabwira ni akantu kaciye ibintu kakwira kuyerera, ariko siko konyine, byinshi bitaciye ibintu. Buriya ari akantu kazwi
iyo kagize kati kandi hari ibindi binaremereye kukaruta cyangwa se byinshi, ariko kuko ariko bari bamenyereye. Binance yabaye Binance. What's Binance? Binance murayisobanukiwe cyangwa muravuga Binance gusa? Ariko Binance ku rundi ruhande ni igiti gifite igishyitsi, gifite umuziremezo, tuzayigarukaho ku buryo burambuye. Uyu mugabo rero Kosasihi, umaze kumukandaho uraza ukazamura ukajya hano hasi, ugenda urora ibikorwa yagiye akora buri tariki. Reka twigire kuri iki gikorwa yakoze ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka 2022. Kandi ntabwo ari cyo gikorwa cyonyine, ahubwo yakoze ibikorwa byinshi. Ubwo ni iminsi 2 ishize, sibyo? Dukandeho kuri Kosasihi Paistela, cyangwa se urabona muri ibi bintu by'icyatsi, ugira utya ujyane hano, ujye hano mu kwa 8 kandi muri kara kazu gaheruka. Turebe igikorwa heruka, wenda hari n'icyo yaba yashyizeho uyu munsi kikaba kitaraba presented here cyangwa se posted here. Ku itariki ya mbere, none uyu munsi turi ku itariki zingahe? At about 3 years ago cyangwa se 4 years, years, days. Okay, Kosasihi show more activity. Reka turambure hano show more activity. Ibindi bikorwa turebe yakoze ibikorwa bihe ku itariki zingahe, ihe turebe birimo birafunguka. Iyo bifungutse niryari. Okay, ubu iyo byanze gutya twigira hano tukareba bya bindi batweretse, sibyo? Bya bindi batweretse, ikasubira inyuma gatoya. Naho ngiye gusoreza, ariko icyo nashakaga ngicyo nashingambire muri iki kiganiro no kubereka inzira. Twigire hano birihe urashakisha birihe, tugira gutya kuri gatariki ka nyuma ko kwa 9, guhenda tugira ku mbega itariki aherukira gukoraho igikorwa internet. Arige rero byanga ukavuga uti bya bintu ntabwo bicamo. Oya, umunsi turi itariki 5, ariko murabona ko ku itariki 8 hari ibyo bateganya gushyira hanze, ko nako murakamenya. Ariko internet nyine yabaye ikibazo, kandi ntabwo ari ngiye wabiteye, ahubwo mugomba kwihangana. Icyo nashakaga ni iki, no kubereka ngo mbese Kosasihi aheruka gukora ikihe gikorwa, unyurahe kugira ngo ubimenye. Icyo ugomba gukora, inzira nawe ikweretse, ugomba kugenda ushakisha ukareba igikorwa aheruka gukora. Internet yabaye akasamutwe, ariko muri make igikorwa aheruka gukora, aheruka kugaragaza ko Binance yabaye imwe muri platforms, ni exchange platform cyangwa se ni exchange application. Ni ukuvuga ngo ikora ubuvunjayi, ariko ikaba na trading platform. Iracuruza, mu bucuruzi bwayo ifite icyo bita AI ni iki? AI ni artificial intelligence. Ni ubwenge buhangano, ari nabyo Pi Network izakoresha. Ari nayo mpamvu iyo twalokinze burya zira Pi irazifata ikagenda ikazicuruza gutyo, ikaduha n'inyungu natwe. Nkuko mubireba, umuhanzi ni ujye ukunda w'umunyarwenya nkuko mubizi ngo ndacyari mushasha muri Amerika, natwe turacyari bashyashya muri ibintu bya Pi Network. No kuvuga ngo uyu muntu, ese ubwo mwabonye na pilot ko yagiyemo? Dore pilot yewe ibintu birimo ni byinshi, ari biba byaragiye mu kera twe ntitubimenye. PiOS byinshi cyane. Hano rero iyo uhanyuze
ibisigaye urirebera. Ibyo bita pilot for pi. Yego nyagasani, mbe mbabwire, dushonje duhishiwe. Shatse nagarukira rero akantu nagira ngo mvugeho ni nta gikuba cyacitse kuba Binance wari usanzwe uyizi kabagiyemo. Hari abantu benshi bafite konte muri nanjye ngira konte muri Binance, ariko ntumbaze ngo password ngo ni nzafungura ishyashya, kubera ko Binance uriya uragenda ukajya gucuruza cyangwa se ugakora trading muri cryptocurrencies, warangiza ukazivunja mu USDTs, warangiza ukayashyira kuri Binance, warangiza ukayashyira mu madolari, warangiza ukayavunja ukayashyira mu manyarwanda, ukayohereza kuri konti yawe hano muri banki hano iwacu mu Rwanda, cyangwa se kuri telefone, warangiza ukabikuza, warangiza ukavuga ngo payi ngo uzayibona utuyifite. Icyo naberekaga ni inzira unyuramo kugira ngo ugere kuri Kosasihi, urebe ibikorwa yakoze, ibyo bikorwa ni ibihe, kugira ngo ugire icyizere uvuge uti ese uyu mushinga bari mu kuvuga ngo none byazahomba, bizahomba se ubundi warabizanye, bizahomba bihomba n'iki? Oya, menya ubwenge vamo, menya ubwenge. Ariko harya ngo izate sinzi umugani ukuntu guca, ariko utageze ntagereranya. Nawe gereranya uvuga uti ariko aba banyabwenge genda gusoma, ariko isi yabaye umudugudu, genda usome, jya muri gusoma amateka y'igihe umenye ngo nini, hanyuma umbwira uti aje kubeshya community ingana itya, babeshya iki? Binance nayo se kandi ntabwo wari usanzwe uyizi, nibageze muri payi ikaba yemerewe. Payi wamaze kumva icyo ari cyo, ni umubyeyi, payi ni ijuru, payi ni isi, irakira buri kimwe cyose, ntawe idacumbikira. Ubwo se wowe mayinize payi urumva uri iki? Uri umwana w'umwami, uri umwana w'igikomangoma, uri nyir'ijuru, uri nyir'isi, uri nyiri byose, uragaba. Ntunyage, kunyaga ni bibi, ntuzanyage. Twe turi abami batanyaga, umwami wacu ntanyaga, ariko uzikura amata mu kanwa ntacyo azabona nyine. Uwiyishe ntayirirwa. Umuntu uzananirwa kumayininga payi cyangwa se uwayigezemo akayijabukamo, ndabafite bavuyemo akamwe ati nsibira tutabipfa, ntizo nta nufa nkamusibira aho kabundi nkamubwira nturanambabaje nawe byisibira ndango bireke. Aruherutse kumpamagara arambwira ngo niko ngo warambwiye ngo wanshyize ngo mu bintu byitwa iki, yarafunguye agiye kubona bibonamo ngo wanshyize mu bintu byitwa payi ntoya. Aturabizi nti ati ndakwabwira ngo siba ibyo bintu, nti ntabyo nzi ngewe, no mujinya mwinshi ngiye kubona mbona yabaye ninzi ndaceceka. Ariko n'umunsi ikintu cyantunguye yarabyibagiwe, turahura nkabona ntacyo mbajije, icyo kintu kiri muri telefone. Ariko ukuntu yambwiye nabi nagiye kubimusubira, ngeze ndavuga ntasi kigarebe kambireke. Mbabarira wowe umayininga, kora ibishoboka byose urebe yuko payi mu by'ukuri wayimayininga, utayimayininze gusa ahubwo ukanuzuza ibisabwa, tuzasarura nitutagwisari.